Ndi papa Sava. Ibintu nibyo kwishimirwa nkuko mubibona. Buriya ni byiza kubona umuntu azirikana. Siko bimeze. Rero ndabashimira kuba mwitabiye ubutumire bw'umusaza. Ndabashimira cyane. Imana ibahe umugisha mbere na mbere. Nukuri nifuza ko buri wese yagira urukundo nk'urwo mufite, nk'urwo mwagaragaje, mbese twese tukunga ubumwe kandi tukagira urukundo ruhambaye rukatugurumanamo. Hagati aho rero nagira ngo umuvandimwe aha ngaha adufashe noneho twica akanyota. Ndabizi ko muba mwazamutse imisozi mutsirike no kugatsirika. Buriya abatoya hari ukuntu muba mugomba kutwigisha twamenya n'ikinyarwanda gitsitse. Wagira gutya mugire n'ibyo byose niba reka tubahere rimwe tuzaba twicaye gutya turi gusana yewe ngo hari ibya kizungu n'ibya kinyarwanda ngo buri wese arahitamo. ziraba kizungu zikorera rwina ariko buriya niko njya mbyumva. Niyo mpamvu navuze zengera hari ibyo Uganda ruteye imbere Uganda rwa kinyarwanda ibiri moderne na traditionnel. Niyo mpamvu navuze ngo arega bakuru mugomba kujya mutwigisha ikinyarwanda gitsitse. Mwabyemeye n'abaganga barayimubujije. Agafunguzo nakubonye akatwe duhaye abo bushira reba agafunguzo ninde umwe agashira ngo mugireho ntacyo twe mutwihira cyabasore emperaho rwose ndamufatira mu ndazo kumbaraga nta wundi umwe agashira baki twakira zo kunyuzamo natubwire umuntu wapfuye urumva umuntu wapfuye ababyumva atanono cyane yapfuye atabatijwe niko oya none se urabona yabatijwe ejo bundi ntabwo abimenye yabatijwe ejo bundi avuye mu bitaro akiva mu bitaro yahise abatizwa kandi yarahavuye abikinywa inzoga umva mwimuha inzoga muzehe oya nta nubwo akizinywa ntabwo imiti irarambuka neza. none nabazaga icyo nabazaga n'umuntu uri muri koma yatabatijwe aba yumva ari none ko ntawe yasangiza inkuru se bamuha amasakaramentu ya nyuma nabyanze n'amazi y'i Kigali ariko ako gapeke ni sa agashira yavuye mu bitaro abatizwa mu gitondo ahubwo sinzi niba arabanje no ishimwe yahaye ukutazunguza buriya urumva digidi ukuntu iminsi Imana yikongerera kugira ngo wikosore hato bitazagaruka ayo mahirwe sinyabona nkagenda ngiye suko se utarabona da twese twabukije inyuma bimeze neza ibaye umuntu yamenyaga ko agiye gupfa byagenda bitese sabi najya mbanza nkasaba imbabazi abantu bose nagiriye nabi nkihana nanjye reka nishyura amadeni yose ndimo yewe nagapfa n'umwere reka ngasubize mu nzu kataza gushyuha urupfu ni nk'umujura tugomba guhora twiteguye biba byoroshye ko kabyara mwabonye rero ko dukora nk'inkwakuzi. nawe wabanza ukicara ariko ugafata akantu oya buriya twebwe nk'abantu bagifite amaraso akiri matoya make nyine akiri mashyashya atari yakonja tugomba kugerageza. Sasa rero twagira ngo mugubwe neza
munywe mutuje rwose muzehe mwana nore kurasa ko ibintu bigenda bisirimuka ko pastor hari umwana w'inshuti yanjye ufite papa we w'umumotari iyo yumvisha umumotari wakoze impanuka Ewana amera nk'umuntu arahubangana aravuga ati umuntu yaba ari papa buriya niyo mpamvu ntibiba byoroshye rwose mwakoze kuza nishimye cyane muzehe mwari muri aha ariko umva ndashimira Imana cyane ariko wari ugiye ntawe bivuga ubuhamya bukomeye cyane iyo wagiye mu biriya bintu by'amasonde n'amabomboni sinzi wenda niba telefone nawe turi kujyanirana telefone hano mama shahu gira wikiranure na rubanda dore umuntu agenda mu buryo buba atazi ibyo niho bivuze uramurebye iminsi mugera amajana oya avuye ku musemburo ari guhekenya ibivuzo kera bajyaga bavuga ngo imbwa ijya gupfira kuba koba ni iki ariko nuko ari umwana wo kwidigiri wenda bateye inzuzi babona nta minsi reka nta nzuzi za uriya we iyo ugize utya noneho wenda ukaba woroye nk'amwe borora ingwe mu rugo ko uba woroye ingwe ukaba woroye intare wari usanzwe uzikubita akantu bita akanyama noneho wahagera ugasanga ziri kwaka isosi menya ko ntayo cyoroshye menya ko nta ibaciyeho ngo n'imbwa rero ijya kugenda ngo irigata ngo isosi cyangwa avokada niyibutsa n'amasaka nibyo byatureze ukora kandi niyo mbuto ya mbere mu Rwanda hari abazi ko ari insina dore imbuto iyo bavuze imbuto gakondo y'u Rwanda insina ni izanyu insina zaje nyuma se y'amasaka ryamaye inkoto insina iyi mbuto ya mbere y'u Rwanda ni amasaka n'uburo dore amateka n'icyamara n'ibitabo papa sava ndabona kwegereye n'abazizanye bafite izina rizwi bazanye ibi bibiri insina n'ibijumba byera byinshi imigozi y'ibijumba uguze abari bo ni abitwa abanyoro bigeze batera urwa Gasabo kera nibo bazanye insina n'imigozi y'ibijumba ubundi ngo twagiraga umugozi wera ikijumba kimwe abanyoro bari baturutse he nujya mu bitabo uzabisangamo ariko insina niyo zakomoye bakubwira yuko buriya n'ibiti twagiraga ibiti inturusu zaje mu 1933 kugera na 7 ubundi ibiti twagiraga yari imiko imivumu imirehe n'imiyenzi gusa nizo zo muri Australia da ariko niyo mpamvu rifite izina ryo mu mahanga y'amazina ngo y'amatirano urusu ntabwo ari ikinyarwanda ari susi urusu ntabwo ari ikinyarwanda urusu ntabwo ari ikinyarwanda barigiye kuri ari tugomba kumenya natwe tukabishyira mu mutwe tuba tutazi karabaye ziraje zinyobwe rero hano kabisa ubu ziraryoha nabibonye buriya ni intimbure kabaye kuko turanywa yewe turaziha niko hanyuma sinzi kuguranira urabona reba pasti inuza urwagwa ibintu zasya ibishenzi biba biri munsi ibyo bishenzi niba wanabyibagiwe reba kuri abatera kurwagwa hakaza ibintu by'itende n'impiza we n'impiza n'impiza sibyo imeza nizo hejuru ku kigaye naho kurwagwa kuvuga amacece reba urwagwa rutereka iminsi mu icupa
ntuzi ko hazinuza munsi itende itende urwagwa se bizamo hasi n'imbetezi nyamara nanjye nzi ikinyarwanda z'amacece nkabona abantu bose barandeba nabi none se amacece si itende ntabwo abaho se narengeje ngo ntabwo abaho cyangwa mubyitiranyije n'ibicece urwagwa karagaciyemo rero ndabona imizi icyo ari cyo nabyumvise n'iki nabyumvise ariko buriya ndaza gusubira muri imiza n'imbwa y'inkazi tuza hejuru ubwo imbwa ikaba intozo buriya impamvu nanze kubivuga navuze ngo ndaza buriya digidigi ndaza kukamukubita nijoro noneho ahitamo amafaranga buriya tubiziranyeho nagomba kubisobanurira amaye amafaranga karagaciyemo ndabona twahembutse twishimye rero twakomeza icyari cyatuzanye umusaza wacu nk'uko ijambo rihorana yagira ikintu atubwira nk'umuntu wadutumiye twese murakoze. umwana wanjye arakoze murabona ko mvuye mu bitaro n'impamvu ntakibasha kunywa akantu gahiye ntabwo imitsi izarambuka neza niyo mpamvu mubona n'inywera iki kinyobwa cyoroheje kugira ngo mbashe gukurikirana imiti ya muganga ariko mu bisanzwe ubwo nakize narorohewe rwose ubu nabyina n'umudiho kubeshya n'icyaha uwiteka bw'icyubahiro gusa ntabatindiye ndanezerewe kubera ko abantu benshi bambaye hafi ndabona nabashye gukora ku rusinga twamenye amajyambere akatelefone ndagafite nabwo umwana telefone y'abavandimwe banjye babwire ko mvuye ibuzimu ngiye ibuntu ni mu kinyarwanda cya gihanga mbese kuva ibuzimu wumva ko naryambaga nkarota ibintu byinshi nkarota ndi gupfa nkarota bari kunshyingura ariko kubera Uwiteka ntabwo yabyemeye hamwe n'ibyo rero numva ikirenzeho ni ugushima nshaka gushimira abantu muri hano mwese mufite igitekerezo mwasuye ariko abantu bambaye hafi cyane numva nabashimira byivuye inyuma nakwemanguje n'ikimasa cyanjye kiri hariya ngashima kuko nabihawe n'Uwiteka n'abavandimwe kandi bazampa n'ibindi reka ndebe ko umuhungu wanjye yampa impano iri hariya mu nzu nkabanza agashimira umuntu umwe cyane ariko cyane rwose nushaka kuzirana rimwe nta n'ikibazo gihari ko ndabagira mbakurikiza nta n'ikibazo rwose gihari muri make rero buriya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo inkono zisumbanya imbyiro ariko inkono zose ni inkono nyine uyu mama Dacienne rero niwe ndi buhereho Dacienne ajya ngo yicaye imbere abizi oya nimumbaza impamvu ahubwo mumbaza impamvu mwitonze ntaguhuzagurika hano n'iwanjye narazutse pe ntawe ukibiteka atakora ariko mu kuzuka kwanjye mubifitemo ububasha ufite umugabo mwiza ugira akazi keza niwe nakuye n'ubu buzima bwanjye ibiryo wamaga n'ibyo umugabo abasha guhaha kandi abanankunda kubera kwemera kungemurira iriya sosi wampaye pe imitsi yararambutse akira impano umuvandimwe umuntu wese umwana we ndatima nawe nzakurata kugeza ku gupfa naragabanye kubera isosi yego gira umumara rero ibirori biracyakomeza kuko hano ni iwanjye turanatarama biba ngombwa ko mwishimira ko nanazutse kwanza reka turebe umuvandimwe Ramazani nawe aragira ati nakubaye hafi mubyeyi
iyo uza gupfa nari kubabara. Ramazani rero impano urayipfundura mu rugo wambaye hafi. Uwiteka akomeza abarinde kandi mukomeze mugire urukundo mufashanye. Yego. Wanyishiriye ibitaro nta kutagize. Bino biracyakomeza ndacyabashima muracyari hejuru. Murakoze muzee. Murakoze cyane kandi Imana ishize. Amazangero yizamureho gake. Abantu babyuvijya urukundo. Birori biracyakomeza. Mana y'Isiraheli. Dore umubyeyi. Harya yandirimba baga turi kuvuga ngo iki? Umubyeyi watubyaye umubyeyi wo mu ijuru. Burangira gitero n'umubyeyi nkunda cyane. Naguruka nabaze mu impano. Nabandi nuko mutakoze neza ariko mwihangane. Gitarira umubyeyi wacu. Gusa na Bikira Mariya niko navuga. Witeka akomeze. Agura ukunda y'umutima mwiza. Erekeza hano gitara ko gado muyerekeza hano we. Sorry si yoseka. Murakabaho. Nawe uri kugenda ushimirwa mu gake. Murakoze cyane. Yego. Hano nanjye mbani. Niko mwanezerewe se ko nazutse. Yewe hari undi musaza rero witwa ntabwo navuga harya ya nkingi yo mu nzu bayita ngukira mwamba. Hari mwamba buriya niyo mpamvu nashatse ko mwikuza aricyo bita kwikuza ni ukujya nk'akanya mukaza kukarya nyuma kagacengera mu kijigo. Niyo mpamvu rero hari umupapa witwa pasiteri nawe yakwegera hino nawe yakwegera hino inkingi ya mwamba. Amasengesho nyakuba pasiteri rero nyakugira igisabo gikwingishi nyakugira amata n'abataramye ntacyo uzambara ngihumeka. Urakoze cyane. Misi yanjye yo kuba irakiyongera. Wowe irahari. Imana izabikora. Wowe Imana izabikora niko. Dore impano nguhaye nk'umubyeyi wasengeye kandi ukamba hafi. Yego. Nyokora akabyara byaje inka. Amahoro y'Imana bane nawe. Yego. Imana imutanze twamwakira. Samurakoze. Mama wawe yarabyaye kandi arakuze uracyariho. Dushimira Imana ko ikido hagati mu bugingo. Murakoze cyane. Muze none se ko nge nta kintu wangeneye nta kintu nakoze mu burwayi bwawe. Ibyo avuga ni ukuri ntabwo nakwihakana n'umuhungu wanjye. Rebera impano ziri aho mu nzu sha. Genda ndebera izo mpano ziri aho mu nzu. Ndumva ihari. Genda urebe igikarito kinini kiri hariya. Ni igikarito. Ukinzanire. Aragishobora se cyatuze tumufashe kugiterura. Yihangana cyangwa aracyari umusore. Iki kiri mu mufuka. Reba icyo gifuka. Reba igifuka kiri aho ngaho inyuma y'akabati. Igifuka. Uragishobora? Oya. Ntuteruze. Tambuka nyine uhereza umuhungu impano. Tambuka umuhereza impano. Sha umuswa yaravuze ngo Mr. Jabo niko shaje ngo nawe urashaka impano. Hano banayibona ariko burya mu mateka umuntu ashaka abantu ntashaka ibintu. Subi Kigali. Wararwaye se? Warafunzwe se? Cyangwa baguha akato warufungiranye ahantu fulani mudatembera? Mugenda gukeneye sinakubonye. Ariko impano wampaye ingemo wampaye indwariye mu bitaro bakubira ko ngiye gupfa. So atari kubujyana narazibikaga. Wera ku mugati narawubitse. Isukari narayibitse. Umugati narawubitse.
ngira ngo amagambo wayumvishe ko nifite abantu bamba hafi ariko ngukeneye kugira ngo nkuraga urukundo cyangwa se rebe ikintu naguha ibyo ntabwo nigeze mbibona mu maso yanjye ngibi ibyo wampaye byose biri mwaha ngaha nusanga ibikiri bizima ubijyane kuko warani nta kinakuraga kindi fata ibyo ubijyane bambaye hafi nzabashimira kugeza kugupfa kwanjye ngaho ufata ibyawe mugiye gukeye sinakubonye komezanye n'ibyawe niko gahunda zifashe none nakora iki ntabwo muze i Kigali tuba turi bize kubyo kuyorwa so wakubyaye wakwibarutse sinoherezaga imigati ngiye yihamane nawe tuvugana bijyane ubu hano harimo imigati yohereza iyi migati kuva ku isuku yewe harimo n'inkoko harimo n'inyama z'inkoko yanyoherezaga byose nabibikaga wavuga kumenya ko ari bivuye ku napfa kumenya ko bivuye kandi ari wowe nkeneye mu maso yanjye ntibyabozera najyane mugira gukeye sinakubonye fata ibyo ugende iyo niyo filozofe yego fata ibyo ugende n'ubu filozofe kabisa ariko birumvikana pe ubwo uyu mwana uti ndarwaye ngeraho yohereje umugati ubwo uyu mwana uti ndarwaye ngeraho yohereje isukari ubwo uyu mwana uti ndarwaye ngeraho yohereje pizza ubwo uyu mwana uti ndarwaye ngeraho yohereje kawunga yohereje ibirayi yohereje umuceri yohereje ishuka wa mugani ntafunze ntari mu mahanga ntibamuhaye akato ngo ararwaye ntiyabuze itike kuko waguraga ibyo bintu akabyohereza wa mugani uwo mwana waba yumva yuko ukeneye iki ariko papa sava ndakumva hari n'ubwo isaha yaba ari iya nyuma avuga ati umwana wanjye nageraho ndamuraga yari kuraga ibirayi yari kuraga iyo miceri oya no kumwegura ashe sinkuvumye ariko ufata ibyo ugende oya ntukavuma cyate nanamuca ariko buryo oya ariko ntabwo gira kuri umubyeyi ugira imbabazi aracyari iminsi nawe wabyumvishe niko sha wowe se aragukeneye ntuje wumvisha umunsi mukuru urahuruye ubwo nibwo bugabo se nibwo butwara wenda wabuze ukwezi kumwe haryamaze amezi abiri yose wabura ukwezi kumwe ukabura kumwe n'icyumweru ukabura kumwe n'ibyumweru bibiri wananirwa no kuboneka mu cyumweru cya gatatu none se kumva ari umukiro w'i Kigali Ramazani yarinze ajya kwishyura ibitaro uyu amafaranga yabanaga nimukurikira ako kantu aba ari biza akora iki none se ahubwo Didasiyeni yagiye guteka ku gasosi izo nkoko zo ziri Arega buriya papa sava hariya ikigaragara buriya umuntu abakeneye warame mu kido abantu pfoka amahonga bandisaba imbaye oya zimusabe none se ubu yavamo umwuka wari kuzusaba abaturage bose bandwanyeho wereye kuri pasiteri kugeza kuri Dadaseni n'abanyarito basaba imbazo bagwita babyeyi ngiye gufata umuco gakondo wa Kinyarwanda mumbabarire rwose mbonye yuko ibintu ntabwo biruta abantu njye numvaga nyine wenda afite ikibazo cy'inzara ibyari buryo kwa muganga nkumva njye atanyeneye ariko mbonye ko ari njye yari akeneye kurusha ibyo ngibyo byose noherezaga kwa muganga niyo nza tukagumana byari kumufasha kurusha kohereza ibyo byose mumbabarire ntabwo nzongera imumuhe imbabazi oya nazihabwe ariko bibereye ikosa n'abandi bose reka si wowe wenyine ariko nene isomo muri benshi isomo gahaguruka kibona gusabye imbabazi wakira umwana ibyaso byose ni ibyawe nuko bambi